Muraho neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV. Nanone rero uyu ni wa mwanya mwiza tuba tubafitiye icyegeranyo. Nanone hari umuntu wanditse aravuga ngo tuzamuhereze ibintu bigaragaza ko umuntu atafite umugisha. Ndetse rero ndumva neza ko ashaka kumenya ibintu bigaragaza ko umuntu adafite umugisha mu buzima. Ariko ni byiza ko nawe ugiye kugira ute kumviraho. Ibi nanone ntibivuze ko ari iherezo rye, ahubwo ni ibimenyetso umuntu yakwiga ku buzima bwe akabuhindurira kugira ngo yongere kugira umugisha. Reka nguhereze ibi bintu rero 15 bigaragaza ko nta mugisha ufite, ndetse ndaguhereza n'ubusobanuro bwa buri kintu ndi buguhereze. Ibintu 15 bigaragaza ko nta mugisha ufite. Ikintu cya mbere, kudatekana mu mutima. Iyo utagira amahoro mu mutima, ugahora wumva utishimye nubwo waba ufite byose, ni ikimenyetso cy'uko nta mugisha ufite. Cya kabiri rero, kugira inzangano zidashira. Kudashobora kubabarira no guhora mu ntonganya n'abantu bose, ibyo bintu birwanya umugisha. Cya gatatu, udashobora gukura mu mibereho. Iyo umuntu ahora ari ejo bundi, ntatera imbere mu muryango, ubucuruzi cyangwa imyuga ni ikimenyetso cy'uko nta mugisha. Ibyo bintu ni ikimenyetso cy'uko nta mugisha ufite. Ndagasubiramo, kudashobora gukura mu mibereho yawe. Iyo umuntu ahora aho yari ari ejo ndetse n'ejo bundi aho hantu akazajya ahora hamwe, ntatera imbere mu muryango cyangwa mu bucuruzi cyangwa mu myuga, ibyo bintu ni ikimenyetso cy'uko nta mugisha umuriho. Guhora mu bukene budashira. Ubukene bw'igihe kirekire butagira impinduka. Nubwo umuntu akora, ushobora kuba ikimenyetso cyo kubura umugisha. Guhora mu ndwara zidashira. Iyo ubuzima buba mu burwayi buhoraho, rimwe na rimwe bigaragaza ko hari ikitagenda neza mu mugisha w'ubuzima. Gusa nanone muri mvuze cyangwa ndi kubabwira, ntabwo kimwe gisobanuye ko udafite umugisha cyangwa 2 cyangwa 3, ahubwo ibi ngibi ni ibyegeranyo tuba twakoze, ndetse iyo ubigize byose aba ari bimwe bitanga iyo shusho. Cya gatandatu, ibikorwa byose byangirika. Iyo ibyo ukora byose bihora bihinduka imfabusa, nubwo wakoze uko ushoboye, bishobora kuba ikimenyetso cy'ubura umugisha. Cya karindwi, guhora mu ngeso mbi. Inzoga, ubusambanyi cyangwa ibiyobyabwenge bituma umuntu atagira umugisha, kuko bimwambura icyerekezo cy'ubuzima. Cya munani, kubura abavandimwe n'inshuti bagufasha. Umuntu udafite abantu bamwibonamo, bamufasha cyangwa bamushigikira, aba nta mugisha wo kugira umuryango cyangwa n'inshuti. Cya 9, guhora mu byago. Iyo ibyago biza kenshi, nk'impanuka zidashira, kubura ibintu, kubura akazi, bishobora kuba ibimenyetso by'ubuzima budafite umugisha. Icya 10, kudashobora kwishimira ibyo ufite. Umuntu udashimira ku byo afite, ahubwo agahora yifuza ibya bagenzi be, aba nta mugisha kuko umutima we ntabwo uba utuje. Cya 11, kudakunda gusenga cyangwa kwegera Imana. Nta mugisha ukomeye uruta kuba hafi y'Imana. Umuntu utarimo gusenga aba yitandukanije n'amasoko y'umugisha. Cya 12, kwanga gukora no gutekereza imishinga. Iyo umuntu ahora yicaye ntacyo akora, ntashobora kubona umugisha kuko Imana ihesha umugisha ibikorwa, si ubunebwe. Cya 13, kugira umutima w'ubugome. Iyo umuntu ahora ategura inzira mbi zo kurimbura abandi, ntashobora kugira umugisha. Cya 14, kudashobora gukemura ibibazo mu rugo. Urugo ruzuyemo amakimbirane akomeye ni ikimenyetso cy'uko umugisha w'Imana utariyo. Kudafasha abandi. Umuntu ufunga umutima ntashake gusangira n'abandi ibyo afite, atagira umutima w'impuhwe,
ntashobora kugira umugisha. Inama rero ngiye kuguhereza muvandimwe nshuti yanjye, jya ushaka amahoro n'ubwiyunge ndetse n'abantu bose. Gira umutima wo gushima ibyo ufite. Shyira imbere gusenga no kwegera Imana kuko ariyo soko y'umugisha. Kora cyane wirinde ubunebwe n'ingeso mbi. Fasha abandi kandi ufashe umuryango cyangwa imiryango ukeneye. Umwanzuro rero nanone, umugisha si amafaranga gusa cyangwa ibintu byinshi, ahubwo ni amahoro yo mu mutima, ubuzima bwiza, urukundo n'imibanire myiza n'Imana n'abantu. Iyo ibyo byose bitaboneka uba ubura umugisha. Nguko Mahitamo Gandhi w'umuhinde yavuze ati, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Umugisha nyakuri ugaragara mu gufasha abandi no kugira umutima mwiza. Ndabakunda cyane rero, yabagezaho iki cyegeranyo ni Fabien, CEO w'inkuru nshyashya, ni muri abafatanyabikorwa, ndetse ndabakunda cyane cyane. Imana ikomeze ibandebera icyoroshye, Imana iguhe umugisha wowe wemeye gukanda subscribe ndetse ugatanga like. Ibyo birahagije kuri YouTube channel yacu yitwa Inkuru Nshyashya. Ndabakunda cyane cyane, Imana ikomeze ibandebere icyoroshye. Ciao.